niwe muhanzi ufite ubuhanga budasanzwe gusa witwa umunebwe kuko atajya apfa gusohora indirimbo nshya. Kuva uyu mwaka watangira nta ndirimbo n'imwe arasohora. Umuziki yitwa Ndi Umuntu, nyamara amazina ye bwite yitwaga Gahigi Dick Fred. Yavutse mu mwaka w'1994. Ubu yujuje imyaka 31. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo zirimo iyitwa Ndashaje, Umugisha, Mine on Fire ndetse n'izindi. Mu myaka yashize niwe muhanzi wo mu Rwanda wari ukunzwe cyane mu gihugu cya Kenya, gusa kubera kudasohora indirimbo yajya asubira inyuma. Hari byinshi mutazi kuri uyu muhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru. Uyu muhanzi yaminuje mu bijyanye n'amashanyarazi, bivuze yuko iyo ataza kuba umuhanzi ubu ngubu aba akora ibijyanye n'amashanyarazi. Uyu muhanzi kandi akina umukino wo gusiganwa ku maguru, cyane ko yagiye agaragara mu marushanwa agiye atandukanye arimo na Kigali Peace Marathon. Ndi Umuntu kandi yanabaye umunyamakuru igihe kirekire kuri radiyo yitwa Kiss FM. Ntiwakibagirwa kandi ko uyu musore anafite impano idasanzwe yo kubyina, cyane ko akunda kubigaragaza mu bitaramo akora. Urumva rero ko uyu musore ari umusore wigwijeho impano zitandukanye kandi nyinshi, ahari nizo zituma atagaragara mu muziki uko bikwiye. Gusa nanone nta muhanzi usaza, ibihangano bye biracyanyura amatwi ya benshi, cyane ko indirimbo ze zuzuye ubutumwa n'impanuro mu njyana inoze, ituje kandi idasaza.